abana babo. Rero spiritual oversight ni ikintu gikenewe ku mugabo, nicyo kintu cya mbere ugomba guha. Uzi kugira ngo umugore abyuka asanga umugabo arimo aringinga muri saro ahamagara Imana kugira ngo irengere umuryango we, irengere umugore n'abana. Uzi icyo kintu ukuntu ari cyiza. Uzi kugira umwana wawe abyuke asanga urimo uramusengera, cyangwa umwana ubundi nkaho udukurikiye niba uri umugabo uheruka gusengera umwana wawe mbere yuko ajya ku ishuri ryawe. Rero niba uyobye, niba unyereye, ubwira umwana ngo wijya mu byaha, we wirinde ntubijyemo, kuko ari gushinga ikirenge aho ugize ute, aho ugikuye. Naho kumubwira ngo witwararike hanyereye ibiki, ko ari gushinga aho ukuye. Niba umugore wawe agukundiye yuko umuhoza ku rutoto no kumuhahamura, cyangwa se nuko wigira intare, ibyo ntibishira. Hari umuntu bagiye muri Amerika, muri bene wacu, bagezeyo umugabo yahoraga amuhahamura ngo kuko amurusha amafaranga. Bageze muri Amerika n'umugore nawe arayakorera. Ati none urankangisha iki ko kabaye. Turabakiriye abantu muduteze amatwi, abantu mukunda ibiganiro bya Noah Talk TV. Turabakiriye, turabanezererewe aho muherereye hatandukanye. Turabasuhuje, amahoro y'Imana nabane nawe. Ni kwa kundi rero tugira gutyo tukazana ibiganiro bitandukanye, turabahendahendera tubinyiga kugira ngo mukore subscribe, yicane ikomeze gukura itere imbere, kandi muzagomeza kumva ibintu byinshi, muhungukira ubumenyi butandukanye, ubuzima bwanyu mubone impamba yo kugendana muri ubwo buzima. Noah turakwakiriye, uri amahoro? Murakoze cyane. Nakire n'abadukurikiye ku mpande z'isi zitandukanye, kuva mu Rwanda, Kenya kugera i Burayi. Ndakwakiriye nawe mwene data Tony. Murakoze cyane. Ndashimira cyane abantu bakoze subscribe kuri no YouTube. Kubona ibiganiro biri kuri YouTube ni byinshi, bivuga ku nkuru z'akasamutwe, amakuru agezweho, ibiganiro byinshi cyane bitandukanye. Guhitamo kubana natwe ukajya udukurikira ntabwo tubifata for granted, tubifata nk'ibintu by'agaciro. Turagushimira cyane, dushimira n'abaduha comment. Imana ijye ibaduhera umugisha. Yego. Turacyari mu biganiro bya relationship, mu bijyanye n'urukundo. Urukundo impamvu turwibandaho, ibikomere byose uzabona, intambara zose uzabona, wakanga kunkurikira, wakanga gukurikira abandi ba relationship counselors, urukundo uzarubamo. Nuruvamo ujye mu rugo, uzabaho ukeneye urukundo, uzabaho ukeneye gutanga urukundo. Guhera ku mwana w'imyaka 7 kugera ku mukecuru w'imyaka 70, bose baba bakeneye urukundo, bakeneye gukundwa no kubigaragarizwa, n'abashaje bose. Rero niyo mpamvu turuvugaho, kuko turwirengagije ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi rero turacyari mu biganiro bya relationship, turacyari ku biganiro bivuga ku rugo, turacyari ku biganiro bivuga kuri marriage. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mugabo. Tona abagabo manza ngo mwarago. Abagabo barabona. Abagabo ntago borohewe muri no myaka. Ngo mwamaze igihe kinini mukandamiza abagore, none nabo ubu ngubu bagomba kubanza kubumvisha. Baratwigaranzwe. Ni ukubumvisha bakabemeza icyaha. N'abagabo tikirero. Abagabo rero isi iragenda irushaho gutesha agaciro umugabo. Aho hari kuzamuka ibintu bya feminism, aho ndetse n'abagabo kugira ngo umugabo agaragare muri societe ko ari mwiza, aba yaribereye nk'abagore, icyo twita kuba weak man. Hari umupasiteri w'umunyakenya bita Pastor Tim Wangi, yaravuze ngo ikintu kizagaragaza kuri i weak man ni igihe uzajya uririrwa uteruye ibintu, singaho uteruye ibiki, uteruye ibikapu, uteruye indabo, uteruye ibiki. Mbese nyine abagabo muri no minsi bari kugenda baba weak, yako isi yagerageje guhindura uko umuryango wakabaye uteye. Imana muri hierarchy y'umuryango yari yagenye ko umuntu agomba kubanza ari umutwe, agomba kuba ari umugabo, second akaba umugore, none bagafatanya bakarera iki, abana. None isi yarabicuritse nk'iburayiho, mu rugo habanza imbwa. Nuko ngo imbwa yavaho agakurikiraho abandi, umugabo n'uwanyuma, n'uwakane mu muryango, niwe udafite icyo avuze. Ako burasi impamvu bari abantu batuzaniye ko tugomba guterera ivu umugore mbere yo kubana nawe. Biya byo gutera ivi nabwo upfukamira umuntu umusaba, reka twere kubijyamo batadutera amabuye. Oya, kandi ukapfuka muri umugabo. Aho ubwo rwango uvuze ati ngo ikintu rero kiriho, umugabo yagiye ashirwa hasi. Isi irashaka gukandagira umugabo. Ngo abagabo kuba abagabo biri kugenda bibashiramo, kugeza aho bamwe bibera n'abagore bagashaka abandi bagabo bagenzi babo. Icyo kintu ni kiriho. Rero ni ngombwa ngo tuvuge ko umugabo, kuko Imana ijya kuri mu mugabo yamugize umutwe, a head of the family. Yego. Aho imvugo zadutse umugabo, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko ihohoterwa rikorerwa mu ngo
abagabo bakorerwa ihohoterwa ku kigero cya 18%. 18%. Gusa ihohoterwa ndavuga mu Rwanda ariko ihohoterwa yacyari hejuru ku buryo ki abagore bakorerwa ihohoterwa ku kigero cya 48%. Ariko iyo 18 y'abagabo nta witeguye kugira ute kuyivuga. Aho umugabo bavuze ko yakubise umugore aba ari imbwa. Ariko n'umugore wakubise umugabo Tony bavuga ko yakubise iki? Aba yakubise imbwa. Umugabo ari mu gafuka ko guhondagurwa. Kandi ni ikintu kigoranye. Rero katuvuga ku bintu bitatu umugabo ako 18 k'umugabo si gake. Ako kaba gake kose buratonuma nkubwire umuntu yaguhondaguye no wakubise kuri umwe ukabiherana nose kamaze ikibazo Tony. Hapfuye umuntu umwe ku isi akaba ari wowe. Cyakaba ari umuntu wawe. Wababara cyane wababara. Ngiye sibwo napfuye. Oya ndavuga ari nk'umuntu wawe. Nababara. Wababara. None wakirengaje wavuga ngo percentage y'umuntu wapfuye n'umwe ngo ntangorane. Rero nabo 18 bakubitwa nabona ni ikibazo. Sibyo? Bahohoterwa. Ariko ubundi umugabo muri oversight mu buryo bw'Imana agomba gutanga ibintu bingaye mu rugo. Kuko ubundi umugabo yaremewe kuba hero. Uzabona abana b'abahungu areba za Spiderman ngo agomba kuba hero. Uzabona abagabo bamenyekanye n'abagabo bari hero. Ngo umugabo uzabona umugabo muri filime agaragazwa nk'umuntu watabaye abantu. Abagabo nk'abo ngabo nibo bagabo cyane cyane by'umwihariko nka Yesu Kristo wapfiriye abantu. Yabaye umugabo uri hero kubera ko yapfiriye iki abari mu isi bose. Rero mu bintu bitatu umugabo agomba gutanga mu rugo, nizera ko abantu badukurikiye abenshi batekereza ku kintu cya mbere umugabo agomba gutanga mu rugo ari amafaranga. Yego. Niyo batekereza n'amafaranga. Ariko ushobora gusanga amafaranga atari mu bintu bya mbere by'ibanze. Urugero nk'ikintu cya mbere umugabo agomba gutanga mu rugo agomba kuba spiritual oversight. Uzabona abagore benshi umugabo amusaba guhindura ikintu akabyanga, ariko pasiteri yamubwira ngo gihinduke akagihindura. Mariage ni umushinga w'Imana. Waba warashatse muri koco, waba warabomoye, waba warishingiye, umenye ko mariage ari umushinga w'Imana. Niyo yawutangije ihuza umugabo n'iki n'umugore. Ko yararebye iravuga ngo umugabo si byiza akabaho wenyine. Imuremera umufasha. Rero mariage ni umushinga w'Imana. Nubwo isi igerageza gutanga izindi politics, izindi siyasa ngo uzakora ibi n'ibi, ntacyo wakora muri mariage ngo bishoboke udashingiye ku Imana. Rero umugabo agomba kuba spiritual oversight. Kubera icyo agomba kuba spiritual oversight? Nuko umugabo, ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko iyo umwana ari gukijwe mu muryango, umuryango ukizwa ku kigero cya 3 n'ibice 7%. Hakizwa umugore umuryango ugakizwa ku kigero cya 17%. Ariko iyo umugabo akijijwe ibintu bihita bihindura isura. Umuryango ukizwa ku cyiciro cya 93.7%. Bivuze rero umugabo niwe ufite map yaho agomba kuganisha iki urugo. Niyo mpamvu iyo umugabo atari ufite map igatungwa n'undi muntu bamwita inganzwa. Uzi ko abagabo b'inganzwa bari. Sinzi umuntu numvisha avuga ngo abagabo b'inganzwa ntibazajya mu ijuru. Ibyo ni bibiri. Nanjye narabyumvise. Ariko manza bitari muri bibiri. Inganzwa ntibazajya mu ijuru. Ngo hari umugabo nigeze kukubwira iyo story y'umugabo pasiteri yahangurukiza abagabo b'inganzwa ntibahaguruke mu rusengero. Umugabo none no guhaguruka ntahaguruke. Yego. Yamara kureka guhaguruka kandi bari bizwi abandi barahagurutse. Bizwi ko ari inganzwa. Baramubwira uti kutahagurutse. Ati yemwe. Ati ngewe no guhaguruka umugore yarabimbujije. Nuvuga ngo no kujya amaguruke si ibyemerewe. Rero iyo umugabo atari ufite oversight y'urugo ngo ayobore aburugo rwe mu nzira yo gukiranuka biragorana. Kuko hari ukuntu umuntu wumva avuga ngo Imana ngo izamfashe ngo abana banjye bakizwe. Ntabwo umwana ashobora gukizwa azi ibyo ukora. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo abana ngo b'abapasiteri ngo abakozi Imana ku kibaho bibirana. Hari igihe umuntu uko agaragara hanze atari ko agaragara mu rugo. Bigatuma rero umwana akurikiza ishusho ya nyawe y'uwuriwe. Mu gihe abandi batagize ute ko batabujya ko nzabikore mu rwisho nka papa ngiye nzabikorera ku karubanda. Byagora n'igihe Satani abatera. Hari n'igihe Satani arwanya abakozi b'Imana agafata abana babo. Rero spiritual oversight ni ikintu gikenewe ku mugabo. Nicyo kintu cya mbere ugomba guha. Uzi kugira umugore abyuka asanga umugabo arimo aringinga muri saro ahamagara Imana kugira ngo irengere umuryango we, irengere umugore n'abana. Uzi icyo kintu ukuntu ari cyiza. Uzi kugira umwana wawe abyuke asanga urimo uramusengera cyangwa umwana
ubundi nkaho udukurikiye niba uri umugabo uheruka gusengera umwana wawe mbere y'uko ajya ku ishuri ryawe hari n'utanasenga nta n'ubutware bagira bo kubasengera bakabashyira abandi ngo babasengere kubera ko imbaraga wagize ntabwo ushobora kugira imbaraga mu muryango udafite uwaguhaye imbaraga uwakuremye akakugira umugabo akakwita umugabo akavuga ko uzaho umutwe niba umwirengagije ntugire iyo oversight ye urimo urumva uzaho umutwe w'umuryango bigeze gute. Hari abagabo 3 bagowe mu isi ibyo nabikuye mu bitabo by'imigani y'Abanyafurika. Umugabo wa mbere ni umugabo utegereza ibyo kurya ku meza ataraye. Umugabo wa kabiri ni umugabo utifatira imyanzuro yifatirwa n'umugore. Umugabo wa gatatu ni umugabo wishora mu ngeso zizamuhindura imbata. Rero ntuzaba uwo nguwo wa kabiri. Rero ndakubwira ngo gira spiritual oversight, ubane n'Imana, ushaka Imana, ubane nayo. Numara kubana n'Imana bizagusunikira guhinduka umuntu utwara urugo. Ntekereza ko ari mu Bagalatiya byanditse aho bavuga ngo bagabo mukunde, mu Befeso nabo bavuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze iki itorero. None wakunda umuntu wo Kristo yakunze itorero n'uwo Kristo utamuzi? Ntago byakunda. Aho rero niyo tuvuga ikintu cya mbere umugabo agomba gutanga, agomba kuba spiritual oversight. Umwana wawe agomba kumenya gusenga abigukuyeho. Umwana agomba kumenya Imana abigukuyeho, kuko umwana iyo akiri muto mbere na mbere abantu afata nk'Imana n'abamubyaye. Ariko namara kugufata nk'Imana kuko ari muto, namara guca ubwenge uzareka amenya Imana biturutse kuri wowe. Sema amen. Amen. Ndizera ko icyo kintu cyumvikanye kandi gisobanutse kuba spiritual oversight. Hari umwana wari uri gutemberana na se ahantu hanyereye, bisa navuga ati mwana wanjye witonde, hano hantu n'umuhanda wangiritse. Umwana avuga ati ahubwo wowe witonde, kuko aho uri gushingura ikirenge niho ndi kugishinga. Umenye ko aho uri gushingura ikirenge ariho abana bari kugishinga. Hari ababyeyi bakize bafite amafaranga batagize ikindi kintu batanga uretse gutanga ayo mafaranga, ariko abana nta kindi kintu babakuyeho. Hari umugabo ejo bundi twahuriye kuri Trinity ambwira ngo umwana we yaramubwiye ngo ubundi wazumbaza iki wadagiwe. Ndabaza se byagenze gute kugira umwana kwita idage? Umwana we w'umuhungu afite imyaka 15 arabwira ati abina Nairobi, arabwira ati narabataye maze imyaka 8 ntataha. Urimo kumva yuko bigutesha agaciro. Niba umwana wawe azashinga ikirenge aho ugize ute ugishinguye. Rero niba uyobye, niba unyereye, ubwira umwana ngo wijya mu byaha, we wirinde ntubijyemo, kuko ari gushinga ikirenge aho ugize ute aho ugikuye. Naho kumubwira ngo witwararike hanyereye ibiki, ko ari gushinga aho ukuye. Icyo cyumvikanye. Reka tujye ku cya kabiri. Icyo kintu wacyumvishe neza. Ntekereza ko n'abadukurikiye bacyumvishe neza. Ikindi cya kabiri ni ukuba visionary. Ni ukuvuga ngo ni ugutanga icyerekezo. Ni ukuvuga ngo kandi iyo vision ukayinjiza mu bantu. Burangiye hari abantu banyemeje, abantu b'ibyihebe. Uzi ko icyihebe kikwinjiza muri vision yacyo. Ese ibyo mvuga urabyumva? Ndabyumva. Kugeza aho umuntu agenda akajya akituritsa. Ubu hari umuntu uri kudukurikira ngo nawashanga ibyo byore ngo bituritsa ngo kubera ko ngo babaha amafaranga bakayasigira imiryango yabo. Wowe wawe ntukennye, iwanyu ntimukennye, umufite byose, kutagiye kwituritsa ngo basigire imodoka. Nuko atigishijwe. Ntabwo ndamwinjiza muri vision kugeza aho umuntu yumva ko vision yagize ayinjiye ayimenye. Ariko ibaze wowe wiri gukurikira abandi bagabo bagize vision. Ubu uyibaje umugabo kuko ati mfite barore modo, wenda nk'abamwivuga butumwa bati ndashaka kuzaba nk'abapotre Gitwaza, bagiye politika bati ndashaka kuzaba nka Barack Obama n'abandi ba president. Ukaba ufite abandi bagabo ukurikira nawe uri umugabo, ariko weho n'umwana wawe cyangwa umugore akaba atagukurikira kuko nta vision ugira. Kandi vision ijyana na leadership. Niba umuntu wumva ko icyo mupfana, niba ufite nk'abakozi kumva ko umukozi ngo gukorera icyo mupfana ari amafaranga, nabona bamuha menshi azaguta akurikira bamuha iki menshi. Ariko ugomba kwinjizamo abantu vision akoze kugira ngo umugore umubwire uti dushaka kubaka, kandi nawe umwinjizemo abarimo kwita nitumara kubaka tuzakora icyumba, habe garderobe, habe ibiki, tuzagushiramo miruwari yo kureba, nawe akajya muri iyo vision. Niba umugore wawe agukundiye yuko umuhoza ku rutoto no kumuhahamura, cyangwa se nuko wigira intare, ibyo nibishira. Hari umuntu bagiye muri Amerika, muri abene wacu, bagezeyo umugabo yahoraga amuhahamura ngo kuko amurusha amafaranga. Bageze muri Amerika n'umugore nawe arayakorera. Ati none urankangisha iki ko kabaye? Urankangisha iki ko nanjye nsigaye ute
nsigaye nyafite. Rero umugabo agomba kuba afite vision. Sinzi niba kuri vision hari ikibazo uhafite, ariko kandi vision ukayinjiza mu bantu bagize umuryango wawe. Vision kubera wari wayivuzeho n'ukuntu umuntu yayigira, ndumva nta kibazo gihari. Aho ngaho urumva wayigeraho ikibazo yajya hasi akareba ikiganiro tweze gukora kuri vision. Kirimo rwose. Umugabo ikindi cya kabiri agomba gutanga ni vision. Ariko uzi kugira ngo usange mu rugo uramurikiye. Ndakumva. Umugore umwaka uratangiye, umugore wazo ati nose uyu mwaka tuzagera kuki, tuzakora iki? Umugabo ati ntabyo nzi. Basi zishireho zange, ariko basi ari umurongo ngenderwa. Niyo mpamvu ubona hari igihe nk'umugore yiboneye amafaranga yajyanye mu bindi, kubera ko nta vision y'umuryango ugize ute ihari. Rero bagabo ugomba kugira vision. Ikindi kintu cya gatatu, ugomba guprovidinga security, gutanga kurinda umuryango. Nuvuga ngo Imana yagushizeho nk'umurinzi. Yego. Uzabona nuvuga ngo ibikorwa by'abagabo ntabwo bigaragara, ariko abagabo barakora amana. Abagabo baravunika. Zana n'umugabo ufite wambaye ishati ikora ry'ihinnye inshuro 5. Ishati yaracitse inyuma ku bitugu. Hari n'igikora bari tariho. Arihira abana banishuri. Ariko reba umugore w'ukuntu yambaye. Abagabo mu by'ukuri nubwo iyo umwana akura avuga ngo mama kuko ahorana nabo, ariko urebye ikiguzi abagabo batanga kugira ngo zabo zibeho, urebye amajoro abagabo barara. Abagabo you deserve much respect. Abagabo rwose ni fondasiyo ntigaragara, ibitabye mu butaka, ariko mu by'ukuri yivuyeho nta kinzi ntabwo byakunda. Ntabwo mvuga abantu bagabo bari kwaduka bo muri no minsi, aho umugore ari we umurongora. Ibyo bintu uzi ko bijya bibaho. Umugore akaba ari we ujya gusaba umugore, umugore agasaba umugabo akamuhenwa. Nose niba ugiye gusaba umukobwa akaguha inkwano ngo ugende ukwe, ukaza ukaba mu nzu yiwe akagera kugaburira, ari we n'indi wararongoye. Ntabwo mvuga abagabo bahera kuri Netflix no ku ma YouTube bareba ibintu badafite icyo bamaze. Ndavuga abagabo nyabagabo. Umugabo nyamugabo murahura ukumva arimo aranuka icyuya. Kubera iki? Kubera ko nyine ni umugabo. Iyo babona abana b'abakobwa, njye hari igihe numva abakobwa, iyo ubona umukobwa akenera umuhungu umurusha amafaranga, uzabona umwana w'umukobwa wo muri primaire ashaka umuhungu wo muri secondaire, umukobwa wo muri secondaire ashaka umuhungu wo muri kaminuza. Noneho umukobwa wo muri kaminuza nawe ashaka iki? Uwarangije ufite akazi. None ibintu byaricuritse, ugasanga n'umuhungu wo muri kaminuza nawe arashaka umugore wa mugabo ufite akazi. Ibintu byahinduye isura. Ariko icyo tushaka kuvana kimwe, abagabo, abakobwa bareba abantu babasumba mu myaka no mu bitekerezo, kubera ko bakeneye security. Akeneye umuntu uzamurinda, akeneye umuntu uzamutwara urugo, akeneye umuntu uzakebura abana bo mu rugo rwe, akeneye umuntu uzatanga orientation ku muryango. Abo nibo bantu umukobwa abakeneye. Kandi ndamwumva, hari nk'igihe umugore aza akavuga ngo umugabo wanjye ngo ntakora yirirwa yicaye, ariko wibuka ko ugiye mwateretanaga ari wamuga amafaranga kugura ipantaro. Nose kuki bigutunguye ugeze mu rugo? Utunguwe n'iki niba waradetinze n'umuhungu uha ipantaro ukamugura telefoni ukamuha inkwano akaza kugusaba? Kuki wibaza impamvu atajya gukora? Ntajya gukora nyine kuko niko wamusanze, ahubwo no kumutesha umutwe umubwira ngo ahinduke. Ibyo ni ukumugora. Rero umugabo agomba guprovidinga security. Mu gihe ari mu rugo, umugore ntawe urahangayitse ngo amafaranga y'ishuri twe twasize mu rugo umugabo niba yajyanye, bishobora kurangira agiye kuyanywera. Umugore ntaba ahangayitse ngo ejo bashobora kunsohora mu nzu. Umugore ntahangayike ngo abana bazishyurirwa amashuri iki, kuko ntabwo umugore yaremewe icyo ngicyo. Ugomba guprovidinga security. Umwana niba uri mu rugo akamenya ko atagomba kuburara, kiretse nyine byanze. Hari umwana warebye se ngo se yaramaze iminsi 3 adacyura icyo kurya. Ku munsi wa 4 umwana aravuga ati papa nongera gutaha nta biryo uzanye, uraburibwa. Wogo umwana, umugore, abagize umuryango bakeneye kuba bari secure. Ntabwo abagore bakunda amafaranga, ubwo abagore bakunda security. Niyo mpamvu akenera umuhungu ufite amafaranga. Nanjye kandi umukobwa ntabwo najya guteretwa n'umuhungu nzagiye nkajya ndaburara. None se wajya ahantu uzaburara? Wajya ahantu uzarara hanze? Wajya ahantu uzajya urahozwa ku nkeke yo kuvuga ngo ejo dushobora gusorwa mu nzu, dushobora kuburara? Ugomba guprovidinga security mu buryo buri emotional,
ugomba gutanga ubwo buryo ku buryo umuryango wumva uri comfort mu gihe ugite mu gihe uhari. Icyo ni ikintu cya gatatu cyo guprovidinga security. Hari n'ibindi za leadership n'ibindi, ariko reka ibyo bitatu nibyo by'ingenzi. Nutanga security, umuryango ukabona amahoro, umuryango ukamenya yuko utuje mu gihe uhari, umuryango ukamenya yuko ari amahoro kuba uri muri urwo rugo, ugaha security umuryango. Nawe wa mwana w'umukobwa, niba umugabo uri gudatinga ataguha security, atagira vision, adafite spiritual oversight, mureke. Ugomba guteretwa cyangwa ugashakwa n'umugabo wakemera kupfukama akagusengera bibaye ngombwa, kuko hari igihe bizakenerwa. Ndabashimiye cyane n'abadukurikiye badukurikira kuri Noah Talk TV. Turabashimira cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzagumya kubaha ibiganiro byiza kandi bibungura. Murakoze cyane kuba mudukurikira, muduhe subscribe, share and comment. Thank you so much.